ntabwo njya nterwa ipfunwe no kuvuga ko ndi umuhanzi ukomeye wa mbere, sibyo? Hanyuma icyo ngicyo gituma igihe cyose mpamagawe ntagira ubwoba bwo gukora ibintu nzi gukora neza kurusha ibindi. Aya magambo y'umuhanzi Bruce Melody ni amwe mu magambo ari kugenda avugisha abantu benshi cyane no ku mbuga nkoranyambaga. Abenshi bavuga ko uno muhanzi Bruce Melody yiyemera ndetse yirarira ko atarenze The Ben, ndetse ko The Ben ariwe muhanzi wa mbere hano mu Rwanda. Aya magambo rero Bruce Melody yavuze ku munsi w'ejo ubwo habaga press conference yarabahuje we na The Ben. Yari umuhango wo kunga aba bagabo bombi, dore ko abagabo bombi bahora mu nyiryane ndetse bahora mu mabifu agiye atandukanye. Rero abagabo bombi bakaba bafitanye igitaramo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026. Ni igitaramo gitegerejwe n'abatari bake. Rero ku munsi w'ejo ubwo bakoze press conference cyase umuhango wo kwiyunga hagati yabo hari abafana babo. Rero uyu muhanzi Bruce Melody yavuze ko adatewe ipfunwe cyase adatewe ubwoba no kuvuga ko ari umuhanzi wa mbere hano mu Rwanda, ndetse ko nta wundi muhanzi umurusha hit, ndetse ko nta wundi muhanzi hano mu Rwanda umurusha izina. Tayiga cyase The Ben nta kintu yigeze abivugaho, yariturije araceceka kuko icyari cyamuzanye yari ukwiyunga, ntago icyari cyamuzanye yari ukwishyira hanze cyase, ntago icyari cyamuzanye ari ukwiyemera. Rero abantu bagiye batandukanye bavuga ko uno muhanzi Bruce Melody ari hasi ya The Ben, ndetse ko nta na kimwe cya kabiri cyo kwigeza kuri The Ben. Abantu bose bamwe bari kugenda bavuga ko uno muhanzi The Ben ni muhanzi wa mbere hano mu Rwanda, uretse ko Bruce Melody agenda yiyemera cyangwa se agenda yirarira. Gusa press conference yarabaye ku munsi w'ejo, abantu bose bari bahari bahamagaraga The Ben cyangwa se bahamagaraga izina Tiger. Abafana bose bari bahari bari aba The Ben, bakibaza ni gute Bruce Melody cyangwa se niki gituma Bruce Melody avuga ko ari we wa mbere nta n'abafana 10 yari afite araka free zone. Ese uyu muhanzi Bruce Melody si ukwiyemera cyangwa ni ukurota zari inzozi? Bruce Melody bavuga ko uyu muhanzi The Ben yari yishyuye abafana cyangwa se yaraguze abafana, yari yaguze amajwi kugira ngo bamuhamagare, kugira ngo abe ari we uguma uvugwa, abe ari we uguma uhamagarwa. Bruce Melody avuga ko adatewe ipfunwe cyangwa se adatewe n'ubwoba kuvuga ko ari umuhanzi wa mbere hano mu Rwanda. Rero Bruce Melody amaze kuvara ka free zone, amaze kubona abantu bose bahari cyangwa se abafana bose bahari ari aba The Ben, amaze kuvuga ko The Ben yamaze kwishyura cyangwa se yaguze abafana, yahise amanuka ajya Nyabugogo. Ageze Nyabugogo yakiriwe n'abantu batari bake yari Nyabugogo, ndetse dore ko abantu bakorera Nyabugogo yabasezeranyije indirimbo y'amateka. Iyo ndirimbo ikazaba yitwa Munyakazi. Ni indirimbo izasohoka ku munsi w'ejo, dore ko abantu bakorera Nyabugogo bari basabye uno mugabo Bruce Melody cyangwa se Munyakazi ko yamanuka akigerera Nyabugogo mbere yuko abahereza ino ndirimbo, akabanza akareba ibihabera, akabanza akareba uko bakora cyangwa se ibihabera byose. Rero Bruce Melody yari imanukiye ku munsi w'ejo amaze kuvara ka free zone, amaze kubona ko abafana bose bari ka free zone bose ari aba The Ben, yahise amanuka aza Nyabugogo. Gusa abakorera Nyabugogo bamweretse urukundo, bamwereka ko bari kumwe nawe, ndetse bamubwira ko iyo ndirimbo bayitegereje ntakire vuba ayibahereze. Rero babwiye ko ku munsi w'ejo izajya bagiye hanze cyangwa se bategereze iminsi itarengeje 3. Gusa yavuze ko ku munsi wo kuwa gatatu iyi ndirimbo izaba yamaze kugera hanze. Ni indirimbo izaba imeze neza, irimo amagambo ngo agiye atandukanye, irimo ibibera hano Nyabugogo, uko bano bantu bazunguriza cyangwa se bacuruza Nyabugogo babayeho, ubuzima bwabo, imibereho yabo. Rero uno muhanzi Bruce Melody akomeza avuga ko ari umuhanzi wa mbere hano mu Rwanda bitewe n'uko yakiriwe ari Nyabugogo. Avuga ko uburyo yakiriwe Nyabugogo utari umuhanzi wa mbere hano mu Rwanda ko utakakirwa mu buryo yakiriwemo. Ese koko weho uri kunyumva aho uherereye hose ubona uno muhanzi Bruce Melody ari we muhanzi wa mbere hano mu Rwanda? Gusa Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bakunzwe n'abatari bakeya, dore ko yaba ku mbuga nkoranyambaga yaba mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Rero uno muhanzi Bruce Melody avuga ko impamvu ashingiraho avuga ko ari we muhanzi wa mbere hano mu Rwanda, ari we muhanzi wakoranye n'abasitari bagiye batandukanye bo mu bihugu bigiye bitandukanye byo hanze, bakorana indirimbo zigiye zitandukanye, harimo uwitwa Shaggy, muramwibuka wariya muri Amerika, uyu akaba ari umwe mu bahanzi bameze neza baturuka muri Amerika, ndetse afitanye n'izindi ndirimbo n'abandi bahanzi bo mu bihugu bigiye bitandukanye byo hanze. Rero uno muhanzi Bruce Melody avuga ko aricyo kintu gituma ashingiraho avuga ko ari muhanzi wa mbere urenze hano mu Rwanda, ndetse ko nta wundi muhanzi wa hano mu Rwanda urakora amateka nk'ayo yakoze. Rero reka ngusabe ujye muri komanteri umbwire uko ubyumva, umbwire umuhanzi wa mbere hano mu Rwanda, ese ni Bruce Melody, ni The Ben, cyangwa se hari undi muhanzi ubasumba aba bombi bose baba bari kwiyemera? Rero bano bahanzi bombi bafitanye igitaramo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Ni igitaramo gitegerejwe n'abatari bakeya, ni igitaramo gitegerejwe n'abakunzi bano bahanzi bombi bazaza kwirebera ibizabera muri kino gitaramo, dore ko uno muhanzi The Ben igitaramo aheruka gukorera muri Bika Arena yari yayujuje, iruzura, irakubita, abantu babura aho bajya. Rero kuri iyi nshuro akaba agiye gukorana na Bruce Melody, umugabo bahora bashahanganye cyangwa se umugabo bahorana muri bifu. Aba bagabo bombi bahora bahanganye, gusa ku munsi w'ejo
bariyunze. Rero reka ngusabe uke muri komanteri umbwire hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben umuhanzi wa mbere hano mu Rwanda arinde, ni Bruce Melody, ni The Ben cyangwa hari undi muhanzi ubasumba? Kanda subscribe kugira ngo tugende tubana. Wari kumwe na Digi nk'ibisanzwe, umwana ubikora abikunze. Ndabashimiye.